gikomeye. Koresha ubwonko bwawe urinde umutima wawe. Dore uko wabigenza. Waba warigeze kubabara mu muhogo? Niba byarakubayeho ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyitwa gapfura. Nimwumve ibyo mbabwira bana, babyeyi. Gapfura ni indwara iterwa n'udukoko dutoya cyane tutaboneshwa amaso, ariko iyo tugeze mu mubiri dushobora gutuma urwara. Dushobora kugutera gapfura. Wafatwa na gapfura uyikuye kuyirwaye mu gihe umufasheho cyangwa nawe wagufasheho. Bimwe mu bimenyetso bya gapfura ni ukubabara mu muhogo bitari ibicurane, kumira ukababara, utunyama tubiri two mu mihogo dufite uduheri twera, ururimi rwererana, ukagira umuriro, gupfuruta ku mutwe ndetse no ku ijosi. Niba ukeka ko urwaye gapfura cyangwa ufite kimwe muri ibi bimenyetso, ni ngombwa kuvugana n'umujyanama w'ubuzima cyangwa ukajya ku kigo nderabuzima. Niba ufite gapfura, ikigo nderabuzima cyaguha imiti ukamererwa neza. Uzakira wishime maze wongere utere n'agapira. Uramutse utivuje gapfura ishobora kukuviramo kugira umuriro uterwa na rubagimpande. Iyo ufite umuriro uterwa na rubagimpande ushobora kugaragaza ibi bimenyetso: hari ukubyimba, gutukura, gushyuha no kubabara mu ngingo, gufuruta, ububabare mu mubiri, umuriro, kugira umunaniro ndetse no kugenda udandabirana. Niba ufite bimwe muri ibi bimenyetso ugomba kwihutira kureba umuganga. Rimwe na rimwe ibimenyetso biragenda iyo utarebye umuganga, ariko ntibivuze kuba wakize. Iyo bifite bikagenda birashoboka cyane ko bizagaruka. Ugomba gufata rero imiti mu kwirinda ko byagaruka. Ikintu giteye ubwoba ni igihe indwara y'umuriro uterwa na rubagimpande uza ukagenda nyuma ukagaruka. Abana, ingimbi n'abangavu cyane cyane nibo bafatwa n'iyi ndwara. Iyo ibi bibaye byatera ikibazo gikomeye cyane umutima wawe. Byatera indwara y'umutima uterwa na rubagimpande. Umutima urananirwa cyane kandi ntukora neza, mbese ntuba ugishoboye gukora akazi kawe. Rimwe na rimwe abantu bashobora gukeka ko ari indi ndwara nka asima irimo gutera ikibazo. Umuntu naramuka anyweye imiti ya asima ntakire, ni ngombwa ko abonana na muganga akamubaza niba ari ikibazo cy'umutima. Uramutse utabonye ubufasha bishobora kugukomerera cyane, bikaba byagusaba kubagwa ndetse bishobora no kuguhitana. Ariko nimwumve ibyo mbabwira mwa bantu mwe, iyi nyago y'indwara ntigomba kutugeraho. Iyo wirinze gapfura ndetse n'umuriro uterwa na rubagimpande ubaho ubuzima buzira umuze. Icyo usabwa gukora ni ukureba niba ufite ibimenyetso by'indwara, hanyuma ukirukankira ku kigo nderabuzima ukivuza. Koresha ubwonko bwawe urinde umutima wawe.